Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Life Journey. Uyu mwanya ndagarutse ngo dukomeze turambure inkuru yacu, tuyivimuze n'umuzingo, tuyumve twitonze, ducukumbure tumenye ngo urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa rwari rwatewe n'iki. Ndi hano ngo nkumare amatsiko. Kurayikinga video yanjye, ukayiteraho comment, wakanze kuri buto ya subscribe, ubu ni inkunga ikomeye cyane. Inkuru yacu turayitangirana n'umukobwa muto mwiza ukunda gushushanya ibi twita ubugeni, aba arimo akora amataburo menshi y'ibishushanyo bigiye bitandukanye. Umukobwa wacu yitwa Kesi. Kesi aba ari umukobwa uba mu muryango ukize cyane. Aba bombi baba batunze byinshi, ari nayo mpamvu twavuze ngo ni abakire. Ariko kandi uyu muryango ukora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu mupapa wo muri uru rugo yiswe Martin. Martin ni we ukora ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro, akajya ashaka amasoko agiye atandukanye, ariko agashaka amasoko mu buryo butemewe, ibi twita black market. Abacuruza amabuye n'abantu bagiye batandukanye, ibyo bigatuma umuryango we ukomeza gukomera kuko uba ufite amafaranga. Aha ni ahagana mu mwaka w'1997, aho Kesi yararangije umwaka wa 3 segonderi, afite imyaka 12 y'amavuko. Ni umwana wakuze ukunda gushushanya cyane kandi ndetse ari n'umuhanga muri byo. Kesi afite gasaza ke gatoya kitwa Brandon. Brandon aba afite imyaka 5 y'amavuko. Tuvuye ku ruhande rw'abana, papa Kesi ariwe Martin aba ari gushwana n'umuntu kuri telefone, basakuza ubona hari ibintu batari kumvikanaho. Ubwo kandi mama Kesi ariwe wiswe Matilda aba ari hafi aho ngaho. Papa Kesi ati no, ntabwo byumvikana. Ni gute umbwira ngo imari yanjye yagiye? Mwari mushinzwe iki? Abarinzi bawe bakoraga iki? Tetwaye imbesire, ntabwo mbyumva. Martin aba yarakaye cyane, agahita akupa telefone n'umujinya, agahita asohoka agahutaza Matilda nk'atamubonye, agakomeza. Ibi byose biba biturutse ku mari yiwe yashimuswe, aba yohereje ku mukiriya nimugereho. Nuko ubwo papa Kesi atangira gukora iperereza ku giti cye kugira ngo arebe ninde wamushimutiye imari, ninde watinyutse kumushimutira amabuye y'agaciro. Akomeza iperereza ariko rigafata ubusa, agakomeza guhiga we n'abakozi be. Ibi ariko ntibikuraho ko umukiriya yari yamaze kwishyura ndetse aba agitegereje imari ye. Martin akomeza kuvugana n'umukiriya kuri telefone amwihanganisha. Yego, mutwihangane, nagize ibyago, imari yashimuswe, ariko ndi gukora ibishoboka kugira ngo imari ibe yagaruka kandi muyibonere ku gihe. Ndabinginze nimuntakarize icyizere, ndayigarura vuba. Umukiriya nawe aramusubiza ati Martin, narakwizeye, dore narakwishyuye, mwishyura amafaranga yose, nta mwenda nkurimo, gerageza nawe numbemo umwenda. Aka kazi uko gakorwa urabizi, ntuzane imikino Martin. Gerageza imari ngerereho ku gihe, ibyo kuba bayishimuse ntabwo bindeba na gato. Martin ati sawa, nanjye ndakora iyo bwabaga. Uyu papa Kesi ariwe twise Martin aba ari umuhanga mu kurasisha imbunda, izi nini cyane z'abahigi. Abikora nk'akazi kuko ni ibintu aba yarakuriyemo, aba yarakuze n'ubundi waba ari abahigi, agakomeza nawe ari umuhigi, ariko bakaza no kujya mu by'amabuye y'agaciro. Arakomeza agakora iperereza, ari nako bagenda bahigana n'amabanda agiye atandukanye kugira ngo arebe niba bamushimutiye imari, ariko bikarangira nta kintu abonye. Atangira kwibaza ati iyi diru ndayirangiza gute? Ese ibi birandangirira gute? Ko nari bwongere kubona imari ingana nk'iriya mu gihe gitoya, uyu mukiriya ndamukizwa n'iki? Papa Martin abura imari yari yashinzwe kohereza cyangwa se yagombaga kohereza umukiriya.
ibyo bikamutera ikibazo gikomeye cyane, agata umutwe, bikarangira abwije ukuri umukiriya ko imari yabuze, agiye kumwihanganira akamushakira indi mari. Umukiriya ibyo ntiyabashije kubyumva, yararekaramye cyane. Martin ko yamugarurira amafaranga akajya ku rindi soko, aramubwira ati si wowe wenyine ugira imari, ndajya n'ahandi. Nuko ubwo bavugana ahantu bagomba guhurira, Martin agasubiza amafaranga. Ntibyatinze baje guhura, bahurira ahantu mu Kiweya House cyangwa se mu nzu ishaje, kuko nibo bari bavunye ko bagomba guhurira. Martin ubwo yari akigerayo, yagiye ajyanye igikapu cyuzuye amafaranga, azi ko agiye gusubiza umukiriya amafaranga yiwe, ariko ageze abona ibintu byahinduye isura. Yagezeyo asanga abagabo bamugotagose n'imbunda bamwiteguye, bisa nk'aho icyabazanye atari amahoro. Martin nawe ni umuhanga cyane, ntabwo yari yaje wenyine, abasore be bari hafi cyane, ndetse nabo bagotagose aho hantu baje guhurira. Ibyari uguhura bagahana amafaranga bikarangira byahindutse kurasana. Bararwanye, bakora urugamba rw'umwanya barasana, bituma umukiriya aburiramo umuryango we, umugore n'umwana bari baraho mu modoka bamutegereje. Ibi byatumye Martin abona ko akoze amahano aremereye cyane, arirukanka arahunga, ahungana ya mafaranga ndetse n'abasore be. Ntiyahunze ngo agume muri ako gace gusa, yarahunze ajya ahantu kure cyane, ahantu muri karitsiye iba ituwe n'abakire gusa, bibera ahantu muri karitsiye ya bonyine hafi y'ishyamba. Aragenda ahagura ikibanza, ahubaka inzu nziza cyane y'umuturirwa, aratura. Martin yahunze avuga ati uko byagenda kose ndakosheje, ariko nta hantu uyu mugabo azankura, ngiye kure cyane. Martin yajyanye n'umuryango we barahunga, bibera aho ngaho, baratunganirwa. Iminsi iricuma naho nta cyabaye. Uko iminsi yagendaga yicuma, niko umuryango wa Martin wagendaga umenyana n'indi miryango y'abakire yari ituye aho ngaho. Umukobwa we Casey amenyana n'umusore muto wari mu kigero kimwe, Lucas. Uyu Lucas yari umusore wo mu bahigi, mu muryango w'abahigi batunzwe no guhiga cyane, ko iyo karitsiye yose bagomba guhiga kugira ngo babeho. Baba bafite ihame rivuga ngo ntibatungwa n'ibimera gusa, bagomba kurya inyama ndetse n'ibyatsi, imbuto n'imboga. Guhiga aba ari umuco wabo bashize imbere cyane. Aba bombi baramenyana, uyu mwana akajya yigisha Casey kujya guhiga, bagahiga bagataha, ababyeyi babona nta kibazo. Ubuzima burakomeza. Martin, Matilda ndetse n'abana babo baratura, bagatunga, bagatunganirwa, ubuzima bukagenda neza. Ku rundi ruhande ariko, wa mugabo wari umukiriya wa Martin aba yarasigaye aho, nawe ari incike, afite umujinya mwinshi n'agahinda ko kuba Martin yaramuhekuye. Aba afite inzigo ndetse n'impamvu nyinshi cyane zo kwihorera. Ahiga Martin impande zose akamubura, amushakira ahantu yari atuye hose kugira ngo arebe ko yamubona nawe yihorere, bikarangira amubuze. Uyu mugabo ararahira cyane, akababara, akiyemeza kuzahiga Martin ubuzima bwe bwose kugeza yihoreye. Nta yindi mpamvu n'imwe iba yaratumye Martin uyu mugabo amuhiga akamubura. Impamvu uyu mukiriya wa Martin amuhiga akamubura nuko Martin aba yarahinduye ibimuranga. Aragenda agahindura ibyangombwa bye bimuranga n'umuryango we bose bakazimira burundu. Ndetse n'aho hantu aba yaragiye gutura aba ari ahantu kure cyane y'umujyi babagamo. Nta muntu wari kuzapfa kubona aho batuye, nta n'uzigera ahabona, bitewe n'uburyo Martin nawe ari umuhanga mu kwihisha. Kameye murumva ni umuhigi. Reka dukomeze inkuru yacu. Uyu mwana w'umukobwa Casey ntibyatinze aza gukura. Imyaka igenda yisunika, ariko akurana impano ye. Aba ari umuhanga cyane mu gushushanya. Uyu mwana aragenda agakora igishushanyo cyiza cyane, akagikorera kuri taburo nziza nini
yo kumanika mu nzu. Aba amaze amezi agera kuri 6 adizayininga kino gishushanyo. Iki gishushanyo aba amaze gukora aragifata akagifunika neza, akagishyira ahantu ku ruhande akakibika, akiyemeza kuzagiha ababyeyi be nk'impano ubwo bazaba bari guserebura isabukuru y'imyaka 25 bamaze babana. Haciyeho imyaka 10 Martin yimutse cyangwa se ahungiye aho hantu we n'umuryango we. Urabona ko baba bamaze gufatisha ubuzima, niko navuga, ubona ibintu bimeze neza. Martin akomeza business we y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ari nako banyuzamo bagahiga. Guhiga aba ari umuco nakubwiye. Nibwo uyu mwana w'umukobwa akora igishushanyo cyiza cyane ubwo baba bari mu minsi yo gutegura ikirori cyo guserebura isabukuru y'imyaka 25 Martin na Matilda babana. Uyu mwana akora tableau nziza cyane akayikora nk'impano yo guha ababyeyi be kuri uwo munsi. Arayifunyika neza akayibika, ati iyi nzayiha mama na papa nk'impano ku munsi wabo w'isabukuru. Igihe kiragera, ikirori kikaba, bakishima, bakarya, bakanywa, bagatumira inshuti n'abavandimwe bari hafi aho ndetse n'abaturanyi, bakishimira ubuzima, bagaserebura imyaka 25 bamaze babana. Barifotora, bagakora byinshi bitandukanye nk'abantu bishimiye uwo munsi. Nibwo sheri wa Casey ari uba wiswe Lucas ahahinguka, nawe akifatanya nabo mu kwishimira ibyo birori. Lucas afata telefone agafotora iyo tableau, abantu bose bayikunze cyane bayishimiye. Byihuse cyane agahita yipostinga kuri Facebook account yiwe. Itangira kurebwa, abantu bose bakavuga ati wow, iki gihangano ni cyiza cyane, uyu muntu ni umunyabugeni. Koko nibyo, uyu mwana afite impano ikomeye cyane. Ese iyi tableau abantu bose batangariye, uribajije ngo iriho iki? Iyi tableau Casey yahisemo guha ababyeyi be nk'impano ishushanyijeho iki abantu bose batangariye? Ntabwo nkwicisha amatsiko. Iyi tableau Casey aba yashushanyije neza cyane akayifunga akayiha ababyeyi be nk'impano. Ibiriho Martin, Matilda ndetse n'abana babo babicaye imbere, Brandon ndetse na Casey. Sinzi niba byumvise neza. Iyi tableau Casey aba yashushanyije akayiha ababyeyi be nk'impano. Ibishushanyije ababyeyi be ndetse nabo ubwabo nk'abana bicaranye n'ababyeyi, bicaye kuri iyo location, bicaye imbere y'inzu yabo bari guseka bishimye. Iyo tableau barayikunda cyane ndetse bagahita bayimanika mu nzu. Ku rundi ruhande byihuse cyane, umusore Scott ni umusore w'umuhanga cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Abazwiho gucukumbura cyane ndetse no guhiga ibyabuze ariko akoresheje internet. Uyu musore Scott areba ifoto muri mashini abonye, agakoma mu mashyi agaseka cyane, yarangiza agahita afata telefone agahamagara. Hello boss. Ntabwo wakwizera ibyo mbonye aka kanya. Fora ni iki ngufitiye mu biganza byanjye? Narakubwiye ngo njye ntakibasha kunyihisha ngo kigende gihere. Aka kanya ngufitiye impano idasanzwe cyane. Reka ngufashe ngusobanurire gato kuri Scott. Scott umusore muto muremure w'igikara, umusore w'umuhanga cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ni umusore wahawe akazi n'uwahoze ari umukiriya wa Martin, Julius. Julius ni uwahoze ari umukiriya wa Martin mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Julius ubwo yari amaze guhebura aho yakura Martin, yahaye akazi Scott kugira ngo Scott amushakire impande zose z'isi Martin kugeza amubonye. Scott nawe icyo yakoreshaga nta kindi ni telefone, mashini, internet ndetse n'ifoto ya Martin mu ntoki. Iyi tableau ikijya hanze yahise kwirakwira ahantu hose na Scott mugeraho.
Scott yararebye yitegereje neza abona umuntu uri kuri tableau neza ni Martin. Niko guhamagara boss we Julius ambwira ko ari surprise amufitiye. Julius yarishimye cyane, araseka aratembagara, yikomanga mu gituza aravuga ati wari warancitse ariko ndakubonye. Julius mu magambo ati Martin, ntabwo wagenda ngo uhere, isi ni ntoya cyane. Ndakubonye, ubu ntabwo uzongera kunyihisha ukundi. Ndaje nkwambure byose ukunda nk'uko nanjye wanyambuye byose nkunda ukabinyaga. Ubu ntukincitse ukundi. Scott, nshakira uwo muginga ahantu aherereye nkwereke. Mu by'ukuri Julius yari afite umujinya n'agahinda byinshi amaranye igihe. Reba nawe imyaka yose 10 iratambutse, ariko aracyafite imbaraga zo kwihorera kuri Martin kuko aba yarabuze umuryango we. Arashinja Martin ko ari we watumye abura umuryango we muri ya ntambara y'amasasu barwanye bari gupfa amafaranga na zahabu. Barakomeza bagacukumbura bakareba iyo foto witurutse he, bakaza kuhabona location bakayibona kari ku ishyamba. Julius n'abahungu be bakaza guhasura. Barahasura bakahabona, bakabona inzu Martin atuyemo, bakabona uwo musozi, bagakambika hafi aho bakitegura gutera Martin. Martin nawe ntago aba yoroheje, abafite abasore b'abarinzi bagotagose isambu yiwe cyangwa se aho atuye baharinda umunsi ku wundi, barinda ibikorwa bye umunsi ku wundi. Martin aba yarikomereje ubuzima busanzwe, yarakomeje gucukura amabuye y'agaciro, guhiga ndetse n'ibindi. Abafite abakiriya bashyashya agemuraho imari yiwe kandi akora neza cyane. Julius icyo ntabwo aricyo kiba kimuzanye kugenzura ibikorwa bya Martin n'aho abikorera. Abazanwe no kumenya neza Martin aba hehe, aha bajyari, ese umuryango wiwe ni uwuhe, urahari wose. Abakeneye kumenya amakuru akantu ku kandi kugira ngo azabashe kwihorera. Intego ya Julius ni ukwica abo Martin akunda bose, akabamukura ku maso, akabamukura imbere, agasigara ahagaze wenyine nk'uko nawe yatumye asigara ahagaze. Ubumwe na famiye afite. Mana yanjye, ese koko ibi ngibi Martin azabirokoka? Uyu musore Julius akuye umusaza dore ko amaze gukura, wazanye abahungu be bose, abakozi be bose bagacumbika hafi y'urugo rwa Martin mu ibanga rikomeye kugira ngo amwihorereho. Martin n'umuryango we bazabirokoka? Ushaka kumpa igitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri iyi nkuru cyangwa no ku bikorwa byanjye, waca muri comment ukanyandikira ukagira igitekerezo utanga kuri iyi nkuru. Ntiwibagirwe gukanda kuri buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Kulayikinga video yanjye ukayiteraho comment wakanze kuri buto ya subscribe, ubu ni inkunga ikomeye cyane iruta kuba wampa amafaranga. Wirirwa kuri internet cyangwa se uza kuri internet buri uko ubonye akanya, ariko ndagusabye ujye ubasha gukurikira inkuru zanjye, ukande subscribe niba utarayikanda, utereho comment, uyilikinge niba koko wayikunze, umpe igitekerezo cy'uko byakomeza. Muri description y'iyi video harimo nimero yanjye ya WhatsApp, wayinsangaho ushaka kumpa igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri ibi bikorwa byanjye nkora. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Lucas na Casey murabibuka. Lucas ni umuhungu ukundana na Casey. Casey aba ari umukobwa wa Martin. Martin wa mugabo cyangwa se wa musaza ucukura amabuye y'agaciro. Lucas na Casey baba bicaye mu ishyamba ahantu mu ndabo nziza cyane zibazengurutse, indabo nziza zitemba itoto, aba ari ishyamba ritoshye cyane. Baba bicaye bari kuganira iby'urukundo rwabo, ubona baseka rwose bishimye, bameranye neza nta kibazo. Nuko Lucas agaterura ijambo agira ati, Casey,
ndagukunda cyane kandi nshaka ko ibyacu bigera kure hashoboka.